Hi beauties, murakaza neza muri Beauty Room 250. Kwizere ko mumeze neza. Uno musi rero tugiye kubigisha uburyo mwakora ya wax twaberetse muri video y'ubushize. Uko dutangira rero turatangira dufata ibikombe bibiri by'isukari. Niba utararebye ya video y'ubushize twaberetse uburyo wavanaho incakwaha zawe neza utarinze gukoresha urwembe cyangwa se jirete, kuko biriya rwose bituma ugira imiburu, ushobora kurikata ukagira ibisebe. So ibyo byose rero ntabwo dushaka ko dukomeza kubikora. Nuko rero nitumara gushyiramo ibikombe byacu bibiri by'isukari, turajya ku ndimu. Dukeneye indimu. Turakoresha indimu ebyiri n'igice nkuko mubibona, tubanjije kuzikanda kugira ngo bitworohere kuvanamo umutobe. Rero tugiye kuzikata hanyuma dusuke muri ya sukari yacu. Rero ikintu twabagira inama ho nuko ubungubu twabyibagiwe, naho ubundi ibyiza ni ugufata ino sukari hanyuma ugashyiramo indimu, ubundi ukabiraza muri frigo. Si ngombwa ko ufite frigo, ariko niba udafite frigo wabiraza ahantu mu gikoni cyawe cyangwa se aho ushaka. Ikinyenzi nuko ushyiramo ino ndimu mu isukari yawe, hanyuma icyo dushaka ni ukugira ngo ano mazi y'indimu, ino sukari ishonge. Irashongeshwa n'amazi y'indimu, ntabwo turi bushyiremo amazi. Rero twebwe ntabwo twigeze tuyiraza, bishatse kukwereka ko nyine nta n'ikibazo utayiraje, nta kibazo. Gusa iyo wayiraje biragufasha iyo uri guteka. Nuko rero tugiye gushyiramo indimu yacu mu isukari nkuko mubibona. Rwose ukamure indimu yawe, dukeneye amazi. Ikindi kandi nkuko mubibona turi gukoresha aka kayunguruzo. Ikintu dukeneye cyonyine kijya mu isukari ni jus cyangwa se amazi y'indimu. Ibibuto, ibindi byose, ibisigazwa byose ntabwo dushaka ko bijya mu isukari. Ibi bipimo rero twakoresheje ni byinshi nkuko mubibona, ariko nukora ko twari tuyikeneye ari nyinshi. Nawe rero wayigabanya bitewe n'iyo ukeneye. Icyo tugiye gukurikizaho rero ni ukuvanga. Turavanga neza y'amazi y'indimu, turayavanga n'isukari yacu neza ku buryo byivanga. Icyo dushaka rwose ni ukugira ngo ino sukari ishonge, kugira ngo nitujya kuyiteka bitworohere, ntibifate igihe kinini kuba isukari yashonga. Vanga rero neza ku buryo isukari yose yivanga n'amazi y'indimu. Tubitse ko rwose uyu ni umutobe w'indimu urimo urashongesha isukari, nta mazi twashyizemo. Kubera ko rero tutaraje ino sukari yacu muri aka gatobe k'indimu, icyo tugiye gukora tugiye kwishyira ku muriro ho gato kugira ngo no muriro ubashe kuba wafasha ino sukari gushonga, hanyuma tuyivaneho duhite dushyiramo ubuki. Murabona ko rero bidufashije kuba isukari yashonga byihuse. Hanyuma rero tugiye gushyiramo ubuki. Turashyiramo ubuki bungana bute rero? Ubuki rero tugiye gushyiramo inusu ituzuye y'ubuki, ari ingana na 1 cup. Rero tugiye gufata bwa buki bwacu hanyuma tubusuke mu isukari twamaze kuvangamo n'umutobe w'indimu. Hanyuma rero uhite uvanga bwa buki bwawe na melange wari ufite bwa mbere y'isukari na jus y'indimu.
Igikurikiyeho rero ni ugufata ya melange yacu, urabona ko twamaze kubivanga neza, hanyuma tugashyira ku ziko. Nk'uko mubibona rwose byatangiye kubira, biri kubira neza. Icyo dushaka nuko bibira ku buryo biza guhindura ibara. Urakomeza uvange rero, witonde utekere ku kariro gakeya, kuko iyo utekeye ku muriro mwinshi nk'uko mubibona haza ibifuro, birazamuka ku buryo bishobora kuba byameneka. Murabibona rwose ko melange yacu yatangiye guhindura ibara, yashonze ya sukari neza. Ibi ngibi nibyo dukeneye. Urakomeza rero uyicanire ku muriro mukeya kugira ngo ibashe kuba yashya. Uramenya ko yahiye gute? Yatangiye gufata, noneho hejuru uzajya ubona ifuro. Murabibona rwose ko uko dukomeza gucanira ku muriro mukeya, uko dukomeza gucanira ibara rirahinduka. Urabona ko ryabaye brown, iri dark, yijimye. Nicyo dushaka. Nkuko mubibona rwose ibi nibyo ushaka ko isukari yawe yose ishonga neza, hanyuma ikaza gufata nyuma. Twamaze kubicanira rwose, urebye twabicaniriye nk'iminota 30 ku muriro mukeya. Urabibona ko tubivanye ku ziko ariko iracyabira. Bya bifuro byacu biri hejuru ariko biri kugenda bimanuka ku buryo yongera ikagarura yabara twari dufite mbere. Ni ibi ngibi rero ushaka. Tugiye rero guhita dusuka ya wax yacu mu icupa ry'ikirahure. Ikintu ugomba kwirinda ni ukuyitereka hanyuma ikaza guhorera mu isafuriya yawe. Ikizaba nuko nihora irakomera, hanyuma kuyivana mu isafuriya bizakugore cyane, hanyuma inyinshi kandi zisigarira rwose mu isafuriya. Icyo uzakora rero ni ugufata ino wax yawe ukayibika. Ushaka kuyibika muri frigo cyangwa se hanze niba udafite frigo. Ushaka gufata gake ukayikoresha niba ushaka kuyikoresha nonaha, cyangwa se ubutaha ukayifata rwose ukayishyira mu mazi ashyushye kugira ngo yishongeshe ubashe kuyikoresha, cyangwa waba ufite microonde akaba ariyo ukoresha. Nimugerageza gukora ino wax muzaze mutubwire muri comment, mutubwire uko byagenze. Twifuza kumenya niba amavideo yacu abafasha, niba mubigerageza ibyo tubigisha. Iyi wax rero ushobora kuyibika hanze cyangwa se ukayishyira muri frigo. Igihe cyose ugiye kuyikoresha icyo ukora ni ukuyishyushya gusa ukayishongesha. Ni gutya rero izaba imeze igihe yamaze guhora irakomera. Mushobora kujya kuri YouTube channel yacu mukareba video y'ubushize aho twaberetse uko mwavanaho incakwa zanyu mukoresheje ino wax tumaze gukora, cyangwa se mugakanda hano kugira mu subscribing. Murakoze cyane rero, naho ubutaha.